hari igihe nyura umugabo tukaryamana, twamara kuryamana akanyambura ya mafaranga agasohoka akagenda, ugasanga akoreye aho ngaho kandi ntago mbikunda. Ibintu byose mbikora kugira ngo umwana arye, mpita nishora mu mwuga wo gukora uburaya kugira ngo umwana abashe kubeho. Ingaruka zingiraho nuko ashobora gucyura umugabo, umwana aryamye hano mu nzu, kandi kumukoreraho uburaya ntago ari byiza, kandi no mu gashamburete gatoya hari igihe nyura umugabo akaba yankubita. Hari ikintu kimwe nshaka kubabwira guys, burya twakina ibindi, twakina n'ibyo dukina nabyo, ariko ntudukine n'ibintu bimeze nka ideology. Uwitwa Jihad yongeye gutangiza ya campaign yabo irimo ibintu bijyanye na ideology. Jihad, wowe amagambo wavuze kuri DJ Flix umwita DJ Mifupa, ngewe ku giti cyanjye ndetse n'abandi bantu ku munsi w'ejo twakoranye live, twaje gusanga ari ya mvugo wavuze cyangwa se imvugo wakoresheje atari imvugo nziza wakoresha bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Jihad, iriya mvugo genda ushaka uburyo uyinonosora uyivuguruze, naho ubundi hariyaho rwose warengereye wakicocoha. Ikindi kandi nongere mbikubwire wowe Jihad wangurubewe, nta burenganzira ufite bwo guca umuntu mu gihugu. Uranca mu gihugu kuma nyoko uzahomba, uranca mu gihugu gashino kanyoka igihugu ni cyawe wenyine. Right, ayo n'amakuru rero y'imihanda. Gasuku na Shadi bongeye kwatakana, umuriro sinzi uri bwawuzimye. Ikindi nuko Pastor Mutesi nawe video ze zari zimaze igihe zihitinga, Murangira Thierry yongeye kubigarukaho, ndetse bikaba bivugwa ko bamwe mu bagiye bakora zino nkuru cyangwa se abagiye babigiramo uruhare bashobora kuzatumirwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu gihe baba barakoreye ibyaha mu gutangaza zino nkuru cyangwa se mu kwamamaza amashusho n'amajwi y'urukozasoni. Ibi byose tuzakomeza kugenda tubigarukaho kuri Kamatoki TV. Weho bana natwe ukande subscribe ndetse na like kugira ngo ujye umenya amakuru y'ukuri ndetse n'ibiganiro byizewe kandi byiza cyane ku murongo wacu wa Kamatoki TV. Ndagushimiye wowe udukurikirana, unyandikira kuri 0792303650. Nimba yifuza gutunga YouTube channel ihemba, ugura agacano nawe. Amacano ni yatunze abantu ari kubahindura ubuzima, kandi nibigoye kubona ibyo ushyiraho. Urabona ko ari inkuru twikorera ziba ziri aho ngaho zisanzwe, ukinjiza amafaranga wicariye kandi menshi cyane. Bye bye, ibihe byiza, umugoroba mwiza kuri